kumva kugira ngo nawe utegure umutima wiwe kugira ngo ibyo yumva bigire mukuru bigira handi bimujyana dusabye tubyize kandi tubyingingiye ubwa Kristo Yesu umwami wacu amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza duhanye wo kuganira ariko umwanya dufite mutoya kandi tugomba kubaha. Ndifuza kusangira gato n'umutware wanjye kuko nkuko iri teranira riri ry'amashimwe natwe ari amashimwe dufite kandi twasangira n'abera b'Imana. Yesu ashimwe. Anyemerere mu minota mike cyane nawe abaganirize cyangwa abasangize kiri ku mutima hanyuma nanjye ndahita nkurikizaho. Yesu aduhana umugisha. Arakoze kunsangiza Imana imuha umugisha. Ntago tubatindira turashobora kujera umwanya nkuko tuwufite kadusangira ijambo ry'Imana rigufi mbone kutambutsa ishimwe mu kuva ibice 33 umurongo waho wa 21 kuva 33 21 yabona mu kirambura ariko reka twihutisha umwanya. Haranditse ngo kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2021. Kuri nge by'umwihariko numva hari ikinteye kuvuga iri jambo. Harandi magambo menshi y'Imana hano muri Bibiliya nari kuvuga ku munsi nk'uyu nguyu ariko mfite umwihariko nteye kuvuga iri jambo. Ndi mu minsi y'inyongezo. Izi mpapuro mfite hano ntago arizo nateguyeho ngiye kubwiririzaho. Ni raporo y'abaganga igaragaza iminota napfuye. Ntago ari yasiyasa umuntu agira emosiyo za kirokore nazo ni nziza. None ukavuga uti reka nongere nko akangaka ntabwo giyewe nje kongera cyangwa kugabanya. Iyi ni medical report igaragaza iminota tabayeho. Mu ijoro ryo ku itariki 10 rishyira 11 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka twari tumaze gusenga n'umudamu n'abana maze kubasengera tugiye kuryama. Tugeze mu cyumba numva mfashwe no kubura umwuka. Madamu yari yahise asinzira yananiwe bari bafite akazi kenshi rwana nabyo biranga niyambura imyenda y'ijoro nyishyira hanze ndahungiza biranga ngingura idirishya biranga njya muri saro biranga njya hanze biranga. Uko iminota igenda numva biri kurushaho kuba bibi. Ndaza ndamubwira nti ibintu birankomeranye ubwo twamaraga gusenga ngewe ntago nasinziriye. Byihuse gerageza ungeze kwa muganga. Agira ubwoba gusohora imodoka ye biramunanira. Nihatama akanyabugabo ndayisohora ko ngeze hanze kwitwara biranga namwe ntigerageza nibeshye ngakomeza twese twarangira. Ndi umuturanyi wanyu hano haruguru yahise anyihutisha angeza hano ku ivuriro riri hano haruguru bita DMC. Bagira ngo nasima bakurikije ko naburaga umwuka. Ndihuta nyuma y'iminota mikeya bamaze kwibeshya ko rasima bantera umuti wayo mpita numva ashatse kujya kubwiherero mbwira madamu ntinjyana kubwiherero. Banshomoramo ikintu bari banshyizemo gitanga umwuka. Navuye kubwiherero numva ntakiriho imyenda yose najugunye hariya. Bansubiza ku gitanda ubwo banshubikamo ibindi binyongerera umwuka ariko bama n'indi miti. Ariko nagiye kumva ngera ku ntego kugira ngo tugabane umwanya ndaza gusaba David n'inshuti yanjye mu bintu nahigiye Imana navuze ko mu minsi nyongeye nzazenguruka mvuga ibi bintu. Numva rose mfite umwanya wo kubivuga nzagaruka kandi reka mvuge ibikwiriye. Ubwo mu minota mikeya nagiye kumva numva ikintu gikubisana mu mutima. Gikubita inshuro ya mbere, gikubita ya kabiri, gikubita ya gatatu.
ijwi rirambwira ngo urarangiye. Ikintu nibutse, ndashimira Imana kubw'ababyeyi dufite hano. Utwo Samusoni ni umwe mu bantu bantoje mpabwa ubwarimu, niwe wanyoboraga. Hari ibintu byinshi yanyigishije mu murimo, Imana iguha umugisha. Ndamwibuka ko niga kubatiza bwa mbere, niwe wanyigishije uko mfata umunyamubatiza, uko mubatiza. Muzi ko dufite iyo karanse, ariko Imana iguha umugisha, hari ibintu byinshi ngwibukiraho. Nibuka rimwe mu magambo yambwiraga ubwo twabaga turi guherekeza nk'abantu, cyangwa amagambo yagiye atwigisha mu gihe turi kubona umuntu arangira. Namubonye ndabyibuka, nubwo turi abapasiteri turi abantu. Mbwira Imana nti Imana, uhereye mvutse mfite amahirwe make y'intuta nsigaranye, sinashaka kubona umuntu naturira. Mbwira Imana ngo uhereye mvuka, ibyo nzi n'ibyo ntazi, mbabarira, umbabarira icyitwa icyaha cyose naba narakoze, uramburira amaboko kunyakira. Niyo mahirwe nari nsigaranye. Ngira amahirwe ndangiza uwo muntu utambona simfuye, ariko ngiye kubona mbona ikintu kimeze nk'inyanja imbere yanjye. Ngira ubwoba bwinshi. Ndataka. Mbwira Imana nti Imana, babarira, wibuke ko ntabihisemo, wibuke ko nari umukozi wawe, ntusige njyenyine. Fata ukuboko unyambutse iriya nyanja ndi kubona, unyambutse ntusige njyenyine. Mpita mvuga ngo amina. Ndagira ngo mbabwire, ndi imbere y'Imana, ndi ku ruhimbi, kivuga ijambo amina, nta bundi bubabare nongeye kumva. Somye ijambo rivuga ngo hari ahantu ku rutare nawe uzahagara ugufi bwawe. Kivuga iyo jambo ngo amina, Imana yise mp'umunyenga, ntababwira uko navuga. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, umufuka wanjye wari wuzuye nk'amafaranga nari nakoreye uwo munsi, ntago amafaranga wayishingikirizaho. Narisize umugore wanjye mwiza uri iruhande rwanjye, ikintu nagiye kumva, numvishe ijwi rye gusa rirembera, ariko ndi mu munyenga, avuga ati Mwami, sinabyemera, sinabyihanganira, sinabishobora. Nayo magambo numvishe, Mwami ndamwimanye, nayo ariko nyumva ndi kugenda. Abaganga bakora ibyabo, uko banshyize muri ambilanse simbizi, uko navuye mu mwuka simbizi. Abaganga banshyira muri ambilanse, avuga ati mfite imodokari, ati oya yewe ntago yagendamo, nta mwuka ubamo. Banshyira muri ambilanse, kunkura muri umwuka oxygene yo mu modokari, bangeze muri ICU. Abaganga barabizi, ari n'abansuye hano ku bitaro, nahise nca umutima birarangira. Kuva mu iryo joro mu masaha 11 mpita mva mu mubiri ndagenda. Nagarutse mu isi ku itariki 15 saa 8:45. Icyumweru cyose nkimara muri koma, ariko muri iyo koma niho bagaragaza ngo iminota ntabayeho, nyine imashini zose zirahagarara. Ntago nshaka gukomeza ubwo buhamya, shimye Imana ko ndi mu nyongezo. Natangaye ninjoro twakoze igitaramo n'umuryango, mama w'abana arababaza ngo buri wese navuga ikintu cyamunejeje n'icyamubaje n'icyifuzo. Bose numva bahuriyeho, numva ndaturitse ndarira. Baravuga ngo dushimiye Imana ko papa atapfuye. Mana, ndi hano ndambuye amaboko ko ntapfuye. Imana yanyongeye iminsi yo kubaho. Imana nishimye, simfite andi magambo nayishimisha. Ariko bene data, Bibiliya tubwiye ngo hari ahantu bugufi bwawe nawe uzahagarare, ni ku rutare. Ntabwo imiryango wayishingikirizaho, amafaranga ntiwayahagararaho, icyo uricyo ntiwagihagararaho, ariko nuhagarara ku rutare. Urutare ni Yesu, urutare ni Yesu. Uzaruhagarareho urwaye, uzaruhagarareho bari guteza ibyawe, uzaruhagarareho ubuze amahoro, uzaruhagarareho uri mu byago. Urwo rutare uzagukura mu bikomeye. Hariho ahantu, ntabwo ari kure yawe, si umugabo wawe, si umugore wawe, si abana, si icyo ari cyo cyose. Uzahagarare ku rutare. Urutare ni Yesu, urutare. Urutare ni Yesu, urutare. Reka ndekera aho ngaho, ariko ndabwiye ngo hariho ahantu bugufi bwawe nawe uzahagarare, ni ku rutare. Urutare ni Yesu. Ndi imbere y'iteraniro, nshimiye Imana iminsi nyongeye,
imyaka inyongeye ndifuza kutazapfira Imana ubusa, ndifuza kutazigera irogereta ko yanshigaje nubwo ndi mu isi, ariko nzagerageza uko nshoboye kose kwitondera ibyanditswe byera, kuko numva muri nge mfite iminsi y'inyongezo. Ndagira ngo nanjye nari maze kamvugiye umuntu utumwe mbabarira niyo mutwariye umwanya, nari maze iminsi 3 ndose indoto ndyamye mbona nahindutse umusirikari, ariko mbona nambaye iriya teni iriya ceremoniale iriya bajyana mu birori itari y'urugamba, hari imyenda mujye mubona abasirikari barimbana, ariko mbona mfite akanyenyeri kamwe. Noneho mbona ndi kumwe ngo na mukuru wanjye yabaye umusirikari, ndamuhamagara mu gitondo maze nsabira wabaye umusirikari urashaka gusubira mu gisirikari? Ati nuwo nzabyara, ati kuko ubuzima bubi niho ambwira amagambo akomeye, nongera ndabisengera. Noneho mbisengeye numva mgizishirirwa rirambwira ngo ririya ryari ikamba. Ndarira mvuze induru ndabwira ni Imana kurikije igihe nabatirijwe, kareba imisozi nagenze, ubutayu nagenze, mbabarira ndakwinginze akanyenyeri kamwe ndumva katangwiriye papa. Ndavuga ndanga urugero, ndamubwira nti papa numva giye murindi yerekwa, ndavuga nti niwibuke umusirikare ufite akanyenyeri kamwe, iyo president yaje muri stade ntabwo yegeraho nyakubahwa ari, ahubwo niba uri kwicaza abantu kura, ni nako naringashimye. Ariko niba ugiriye impuhwe nyongera igihe nongera uturi tugenyeri. Ndashima Imana ko yabinkoreye, sinari namenye ikivuze, sinari namenye icyo bivuze, ariko ndashimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yanyongeye kurama, bibe ninjoro bibe kumanywa, ndi kugerageza kongeraho akanyenyeri. Nshuti y'umusaraba twinjiranye muri 2021, aho uzaburi ntuzakore ku ijisho rya pasiteri. Hari umuntu muzinjirana ahantu, naringiye ahantu ntari kumwe n'umudamu, ntari kumwe n'ababyeyi, ntari kumwe n'abana, ntari kumwe n'ibyaye, ntaye imitungo, ntaye abantu, ariko aho hantu ni ku rutare uzahishingikirize, ni haba no kuba byo kuba mu nda y'isi muzinjirana. Mwami wanjye ngushimiye kunyambukije kankura muri 2020 kanyishiza 2021, ndifuza kuzahagarana nawe, niko nsengeye iri torero ryose kugira ngo rizahagarare mu byo wavuze, rizahagarare mu byo wadutumyeho. Mwami ndagushimiye, simfite ikindi naguha, simfite ikindi nakora, ariko nguramuriye amaboko n'umutima wanjye, ndavuze ngo nushimwe, ushimwe, wongera ushimwe, kandi uzahora ushimwe iteka. Icyubahiro n'ikibi cyawe n'iteka ryose Yesu urakoze, amen. Dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo Maganya ya Yeremiya, ibice ni 3, bere ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 25. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, uko ibambe rye ritabara, zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe ni munini. Umutima wanjye uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Uwiteka abereye mwiza abamutegereje, n'ubugingo bw'umushaka. Imana yacu tugirire neza. Twongere dusome gusa muri Zaburi 100, n'umurongo ni Zaburi ngufi, ni 50 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Haranditse ngo muranyemerera nsome bitewe n'igihe gito dufite. Zaburi 100 haranditse ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Umenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Yesu ashimwe.
amashimwe ni menshi ndabizi ko namwe hagati mu miryango umuntu ku giti cye ndetse no ku gihugu n'itorero muri rusange dufite amashimwe haleluya ariko iyo tuvuga amashimwe ntago twibagirwa ibihe bikomeye twanyuzemo nk'uko twari tubivuze kwa iyo tubyibutse twibuka neza n'ukuboko gukomeye kw'Imana twabibonyemo twabonye Imana mu mwaka ushize uyu ni umwaka ufite umwihariko ni umwaka watunguye abantu bose nta nubwo ari umuntu ku giti cye nta nubwo ari umuryango gusa nta nubwo ari igihugu kimwe ahubwo byabaye no ku isi yose Imana yabanye natwe umwaka wa 2020 nibaza ko umuntu wese yawutangiye afite amatsiko y'icyuhatsi ntago twabibonaga neza byabaga ubona umuntu wese yibazaga 2020 byonyine kubona umuntu ayigezemo akenshi ndibuka ko hari igihe kigeze kugera mu gihe cy'umwaka w'ibihumbi 2000 haje ubuhanuzi cyangwa se amakuru atandukanye abantu benshi bari bavuze ngo Yesu aragaruka ariko kuko twizeraga ijambo ry'Imana umuntu azi ko ijambo ry'Imana rivuga yego ukumva ntibiri bube ariko ku rundi ruhande umuntu akumva arikanze akibaza icyo umwaka w'ibihumbi 2000 uzanye akibaza icyo umwaka w'ibihumbi 2000 uhatse icyo gihe twarakibayemo Imana ikidutambutsamo abantu babona 2000 birashize 2020 nayo yari ije isa n'itunguranye cyangwa se n'ifite ibintu byinshi abantu bazahuramo nawo uretse ko kubasenga Imana nabyo ntago twabyibagirwa hari n'ubutumwa bwihariye Imana yari yaratanze siko bimeze ariko abantu ntibabishyikire abantu ntibamenye ibyo ari byo gusa umuntu akumva yiringiye Imana ntatinze aho hantu hose rero twarabibonye wabaye umwaka ukomeye wabaye umwaka udasanzwe ku bantu bose Imana nubwo byagenze gutyo ntago yabuze kugaragaza ukuboko kwayo Yesu ashimwe Imana yabanye natwe nk'abanyarwanda Imana ibana natwe nk'itorero Imana iraturengera nibyo koko hari abacu bagiye barwara kubw'iki cyorezo cyaje cya corona hari amakuru menshi yagiye aza anatuma rimwe na rimwe n'umuntu yashidikanya Imana hari ibihe bikomeye dushobora kuba twaragiye duhura nabyo mu miryango yacu umuntu atarabyiteze ariko ibyo byose ntabwo byabujije Imana kuba Imana haleluya ijambo ry'Imana dusomye hano mu maganya ya Yeremiya ni ijambo risobanutse cyane nta nubwo umuntu yarisobanura muri byinshi ariko ni amagambo yo gushima Imana agaragaza ubutwari bwayo agaragaza imbabazi z'Imana ariko cyane cyane haleluya agaragaza umurava w'Imana mu buzima bwacu umurava w'Imana mu byidukorera umurava w'Imana mu butabazi dutabara hahandi umuntu abona ko byarangiye umwana w'umuntu avuga ati ntacyo mfite nkivuga umwana w'umuntu avuga ati se biraza gucura iki biragenda bite umuntu yibaza ikiza gukurikiraho ariko umuririmbyi yaririmbye neza cyane yongeza ahangaha ndanezerwa nkunda kuririmba ya ndirimbo 115 umuririmbyi yaravuze ngo nabonye umukunzi mwiza haleluya urukundo rwe yafatishije umugozi kandi uwo mugozi ni rwo rukundo rwe agera hetse farakomeza aravuga ati nyamara nabonye umukunzi mwiza arongera aravuga ati impamvu numva ari n'umukunzi mwiza ubwo izo ngoyi ze urwo rukundo rwe yafatishije byatumye nanjye mwiha haleluya aravuga ngo ndetse kuri ubu ngubu ibyo ntunze byose haleluya yewe ubwanjye n'ibyo ntunze byose Yesu ashimwe iby'uwo mucunguzi yagize neza kuducungura Yesu ashimwe cyane aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza arakomeza amuvuga cyane avuga niyo yacogoye niyo yabuze uko agira ariko muri byose agakomeza kumubona ko yabonye umukunzi mwiza haleluya muri iki gihe cy'umwaka tuba dutangira dushima Imana hari ibintu nibaza neza ko umuntu aba akwiye kureba by'ingenzi bitatu tuba dukwiye gusubiza amaso inyuma tukareba
ibyahise. Haleluya. Iyo turebye ibyahise, mbere yo kureba ku Mana natwe tureba natwe ubwacu, tureba ibyo twahuye nabyo, tureba ibyo twakubitanya nabyo tutabyiteze, izo ndwara zikomeye, intambara zo mu kazi, uburyo butandukanye, guhara umuntu ahangayikiye ubuzima, kwibaza ngo ejo nzamerane. Iyo dusubije amaso inyuma, ikintu nibuka kandi nzi neza tutabura kwibuka nuko dusanga ukuboko gukomeye kw'Imana kwarabanye natwe, dusanga Yesu Kristo yarabaye mu ruhande rwacu. Iyo twibutse intege nke zacu za kimuntu, umuntu akibagirwa rimwe na rimwe ko n'Imana ari Imana, akibagirwa ko ari Uwiteka Imana yo kwizerwa, ariko Imana ikanga ikakubera Imana, kandi Imana nziza. Haleluya. Ibyo ngibyo bidutera gushima Imana. Iyo dusubije amaso inyuma tukabona abacu baba baragiye, cyangwa se tukabona abaturanyi, inshuti, abavandimwe baba baramaze kugenda, urugendo rwabo rwararangiye, Imana ikatuzigama, twebwe ntacyo twatanze, tubikuramo ishimwe rikomeye. Haleluya. Iyo turebye inyuma tugasanga twahuye n'inzara, tugasanga hari igihe cyabayeho akazi karabura, hari igihe cyabayeho umuntu yibaza uko buri buke, ariko kandi akabona burakeye, akabona ubuzima burakomeje, aho naho tuhabona ukuboko gukomeye kw'Imana. Yesu ashimwe. Yeremiya yaravuze mu buhanuzi bwe mu gice 29:11, n'Imana yavugaga, ntabwo ari Yeremiya, ni ijambo ry'Imana ritubwira neza kandi twereka neza ko imigambi Uwiteka Imana dufitiye ari myiza gusa. Yesu ashimwe. Ariko ndashaka kujya cyane ku murongo wa 20, ngira ngo havuga ngo erega ibyo nibwira kubagirira ni byiza. Uwo ni umurongo tumenyereye cyane wa 11, ntabwo ari wa 20, ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ngo kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira, muzanshaka mu mbone, nimushakisha umutima wanyu wose. Imana itugirire neza. Umurongo nkunda cyane nagize uwanjye ni umurongo wa 14 wanditse ngo nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Wenda ibindi bikurikiraho ni birebire, bivuga ko nzagarura abanyu banyazwe ari imbohe, nzabakoranya mbakure mu mahanga yose. Ibyo ni iby'icyo gihe byavugwaga, ariko iyo ngeze ku ijambo rinyemerera ko iyo nshatse Uwiteka mubona. Haleluya. Igihe cyose njya nezerwa Imana, kandi kijya kinezeza nuko iyo nshatse Uwiteka nk'umukristo. Nta muntu wari washaka Imana ngo ayibure bene data. Haleluya. Nta muntu wari washaka mu maso y'Imana ngo Imana imwiyereke, cyangwa se imwiyerekeho igice, cyangwa se ngo imwihishe. Imana yaceceka, ariko si uko ibitumvise. Haleluya. Imana uburyo bwayo ni bwinshi, n'inzira zayo ni nyinshi cyane, ariko nk'uko ijambo ryayo rimbwira, ubwo yaremye amatwi. Haleluya. Ibwo jyewe mbasha kumva, nayo ibasha kunyumva n'ukuri. Kandi ubwo jyewe mbasha kureba, nkireba, nkitegereza ibirimo byose gukorwa, nkareba ibiri kureba hirya no hino ibiri kungota, nkareba intambara z'uburyo butandukanye, nkabireba jyewe ubwa nkabirebesha amaso. Imana nayo irareba, kandi yamara kureba ikabikora nk'Imana. Yo ifite uko ikora kwayo kwa yonyine, ni Imana, ni yera, irihariye mu mikorere yayo. Ahangaha rero yatubwiye ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Yesu ashimwe. Ndagira ngo muri iri teraniro ryiza twibukiranye amashimwe, twibuke neza yuko hamwe n'ibyahise n'ukuboko gukomeye kw'Imana twabonye mu buzima bwacu, mu burwayi, abahuye n'intambara zitandukanye, abahuye n'ibintu bitandukanye byatuma umuntu abaza Uwiteka ngo mbega waba ukinze Imana? Ese waba ukiri Imana niringiye? Ese ni wowe naba narakurikiye? Hari igihe ngira ngo ijambo ry'Imana turabyibuka neza ko ribitwereka, n'intumwa zageze muri icyo gihe zigira icyo twakwita gushidikanya Imana cyangwa confusion.
bakibaza batese nibyo koko uyu ni Yesu dukwiye kwiringira, ese dukwiye kugukurikira mwami, ese tuzabona iki muri uru rugendo dufitanye? Umuntu akibaza ikizavamo. Ubwo nibwo buzima tubamo, iyo niyo si tugenderamo. Ariko Uwiteka Imana mu ijambo ryatwemerera ngo ibyo yibwira kutugirira, haleluya, iby'amahoro, ni byiza gusa, kandi abikorana umurava we nk'uko ijambo ry'Imana ryabitweretse. Ni inshingano zacu yo kumushima, twibuka ibyo yakoze. Ni inshingano zacu kumva neza ko nk'uko ijambo ryayo ridusezeranya ibyo dutekerezaho ari byiza. Ntabwo dukwiye kujya kure ngo duheranwe n'amaganya, ngo duherane no kwibaza uko bimeze, ngo duherane no gushidikanya Imana, kubera ko Imana ni Imana nziza. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 100 byatubwiye neza ngo ni Imana yacu, haleluya, ngo natwe turabayo, haleluya. Niba uyu munsi wa none utibukaga kuri Uwiteka, ndagira ngo mbikwebutse mu izina rya Yesu Kristo ko uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Ugarukiraho ntuheranywe n'amaganya, ntuheranywe n'ibindi byinshi bigenanye no kwitandukanya n'Uwiteka, ahubwo uyu munsi wa none navuze ngo twibukiranye ko birakwiye ko twibuka imirimo ye, birakwiye ko twibuka gukora kwe mu buzima bwacu, birakwiye ko twibuka umurava we, birakwiye ko twibuka imbabazi ze, kubera yuko imbabazi z'Uwiteka Imana nk'uko ijambo ry'Imana ryatweretse nizo zituma tubaho, nizo zituma tudashiraho, haleluya. Nawe wisuzume, nanjye nisuzume uyu munsi wa none, usubiye inyuma wibwije ukuri ku mutima wawe, mu by'ukuri wasanga imbere y'Uwiteka Imana ntacyagutsindishiriza. Iyo urebye imigambi yawe, ukareba amaganya ugira, ukareba rimwe na rimwe gushidikanya Imana ugira, ukareba rimwe na rimwe uburyo ki umuntu ashaka kwirwanirira kugira ngo urwane n'ubuzima, ibyo bigatuma utandukana n'Imana, ibyo byonyine Imana yabishingiraho, hanyuma ikitandukanya natwe. Ariko Imana ishimwe cyane, haleluya, kuko imbabazi zayo zunguka umunsi ku wundi. Imbabazi zayo rero nizo zituma tudashiraho, umurava we niwo utuma iturinda, ikaturengera, ikatubera Imana mu buzima tubaho. Iyo ni principe isazi yo mu isi tubaho, kandi twibaza ngo se n'ubu turi kwibaza ngo 2021 ituzaniye iki? Umuntu wese afite ubwoba, hari wibaza ngo se none ko mbona nkitse 2021 yinzaniye iki? Se nzabaho ne, se nzabigenza ne, ninongeye guhura n'akaga gakomeye gutya, ninongeye guhura n'ibyangwiririye mu gihe gishize, bitewe wenda nuko wagiye ubana muri iyo minsi ubona uko yagiye gukomerera. Birashoboka cyane ko wakumva n'umuntu ufite ubwoba bw'igihe twinjiyemo, ariko ijambo ry'Imana riraduhumuriza, riratubwira ngo twicishe bugufi munsi y'ukuboko kwayo, haleluya, hanyuma tumwikoreze iby'amaganya yacu, haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana ribitwemerera muri Petero wa mbere n'ibice 5 umurongo wa 6 n'uwa 7 bivuga neza ko turabyemerewe. Yesu ashimwe. Turabyemerewe kwicisha bugufi imbere y'Imana, tukamwiringira, twamara kuyiringira tukayikoreza iby'amaganya yacu, tukayikoreza iby'urugendo rwacu. Ntago nzi igihe uhagazemo ni mwene data, ariko najya ngo uhumurize mu izina rya Yesu ngo ntureke Imana, ntureke kuyiringire, ntureke kwita Imana, kuko nayo irakwemera ko ari Imana yawe, ahubwo yikomezeho kugira ngo nitumara gukomerera muri yo tubashe no gukomeza n'abandi, kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu Kristo aduhana umugisha. Munyemerere dukomeze tube mu munsi mwiza wo gushima Imana no kuvuga iby'amashimwe cyangwa kwitambira amashimwe mu buryo butandukanye, ariko tuzirikana neza ko ari Imana nziza yo kwiringirwa, tuzirikana neza ko ari data, kandi tuzirikana neza ko tumwegereye tukamusenga nawe araza akabana natwe. Ni opportunity cyane privilege ikomeye kubona Imana yemera kwitwa Imana yacu, haleluya. Uko nzi meze nawe ukuza umeze, intege nke zanjye nzi nawe intege nke zawe uzi, zazindi uzi n'umwana w'umuntu atazi, ariko Imana yo mu ijuru, haleluya, iremera ikitwa Imana yawe. Imana ishimwe rero, birakwiye ko twiyuzuza nayo muri uru rugendo
rushya dutangirwa 2021 kandi birakwiye ko tuyiringira rwose. Yesu Kristo aduhana umugisha, ndagira ngo muhaguruke dusenge Imana tuyibwire iby'amashimwe yacu ariko tunayiragize n'iby'uru rugendo. Murakoze cyane, Mwami Imana akomeza abaho umugisha. Ndagira ngo dusabe abashumba bahaguruke dusengane Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, duhimbaje izina ryawe ryiza, duhimbaje gukora kwawe kwiza, duhimbaje ko wabaye Imana mu mibereho yacu, duhimbaje ko twabonye ukuboko kwawe gukomeye, duhimbaje neza yawe, duhimbaje kurinda kwawe gukomeye. Mwami wagize neza mu miryango yacu, twahuye n'ibikomeye, twahuye n'ibiduteye ubwoba, twahuye n'ibidushobeye Mwami, ariko turaguhimbaza ko waserutse, turaguhimbaza ko twakubonye nk'Imana, turaguhimbaza ko utigeze uduhana, turaguhimbaza ko wabaye Imana. Abana b'abantu nabo baboneka Mwami, nabo badutaye ariko watubereye Imana. Duhimbaje ineza yawe, duhimbaje ukuboko kwawe gukomeye, duhimbaje kurinda kwawe kwiza. Kandi Mwami Mukiza, muri uru rugendo dutangiye rw'uyu mwaka, tukuragije uyu mwaka nawo, tugushyize imbere, turishinganishije, udushyire kure y'akaga kose mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde ibikomeye, uturinde inzara, uturinde akaga Mwami, uturinde ibibi byose Satani atugambiriraho, urengere itorero mu buryo bwose. Turasenze mu mutekano wawe ubane natwe, kandi dusabiye amahoro iki gihugu, tugisabiye umutekano w'uburyo bwose, dusabiye amahoro yawe, dusabiye ubwenge bwawe abayobozi b'iki gihugu Mukiza. Kandi Mwami mu nzego zose z'ubuyobozi naho, yaba ari mu itorero no hanze mu gihugu, utanga ubwenge, turagira ngo twiharire, uduhindure igihugu cyiza wishimiye, utugirire neza Mukiza. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru, kuko uri Uwiteka. Ushimwe cyane kuko wemeye kutubera Imana, ushimwe kuko uri Data, ushimwe kuko imirimo yawe myiza ikomeye kandi itarondoreka. Uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru Mwami, kandi utwiharire mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen.